ndishimye cyane kuri uyu munsi Youth Connect yizihiza imyaka 10 bihuriranye n'imyaka nanjye nizihiza amaze ncuruza mu bucuruzi bwanjye bwa bongejeje. Ndagushimiye cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nushobora kumva ukuntu umutima wanjye unezerewe, ndumva ntago ndimo mu ijuru. Nahoze kuva kera nyiri umwana nagumye nifuza kuzakubona amaso ku maso. Ndashimira Francis cyane yaramfashije vice coordinator wacu ku rwego rw'igihugu. Nyakubahwa narabyifuje none inzozi zanjye zibaye impamo. Rero mfite ibitekerezo bigera nko kuri 2 cyane cyane bifitiye inyungu urubyiruko. Njye nkunda kubivugaho muri n'abayobozi bacu. Nyakubahwa Perezida, nubwo nizihiza imyaka 10 maze ncuruza nanjye mfite experience kubera urubyiruko mbana narwo kenshi kandi gashoboka. Bajya bagira imbogamizi cyangwa nanjye narazigize ngitangira gucuruza, natangiriye ku tuntu duke ariko twarakuze ubu byarakomeye cyane. Ariko okay, mbafashe komeza uvuge urubyiruko. Ikindi mukwiriye kumenya, mujye mukataza, ari ukwihuta mu migendere, ari mu mvugo, ari mu gutanga ibitekerezo. Ibyo muzabyishyiremo, twihute. Komeza. Umunezero wawe mwinshi. Komeza. Nyakubahwa Perezida, urubyiruko rujya rugira imbogamizi iyo batangiye gucuruza cyangwa business nayo ziciriritse. Hari uburyo ufunguza RDB certificate ugiye gutangira gucuruza, babahereza imyaka 2, ariko kubera ubushobozi buke bagira, imyaka 2 igashobora gushira atariyubaka neza. Twasabaga cyangwa n'igitekerezo ko nibura bazahabwa imyaka 5 urubyiruko. Icya kabiri, hari imirimo imwe n'imwe urubyiruko rusoza amashuri rurengeje imyaka, hakaba imirimo imwe n'imwe baba limited kujyamo, cyane ukumva babashubije inyuma nk'igisirikare, igipolisi, kandi babyifuza. Icyo kintu nacyo muzagitekerezeho. Hanyuma nanjye ku giti cyanjye nyakubahwa Perezida, nubwo mugeze imbere sinabura kukubwira ikibazo cyanjye cy'umwihariko nagize, kandi nzi neza ko ninkugera imbere uzakifashamo kuko uri umuyobozi wacu kandi uhora udufasha. Naguze ahantu hoteli ya miliyoni 210. Iyo nguzanyo nyifata muri banki, ariko uwo muntu nayiguzeho ni retired Colonel Mabano Joseph. N'uyu munsi niwe ukibyaza umusaruro, ntago arayima kuva mu kwezi kwa 3. Iyinde yitwa nde? Retired Colonel Mabano Joseph. Mabano Joseph. Okay. Icyo kibazo barakiza abantu benshi ku karere, muri reserve, inzego zose narazibwiye. Murakoze, Imana iguhe umugisha. Kuri ibyo ibitekerezo watanze cyangwa ibyifuzo, imyaka 2 cyangwa imyaka 5 cyangwa iki, hashobora guhaguruka undi agasaba imyaka 10, kuko ibyo byose bigerwaho ari uko abantu baricara bakareba ingingo zose uko ziteye, bishoboka, impamvu, uburyo bwafashwe. Ibyo ndibwira ko bajya gutanga 2 babanje kubyiga, barebye. Nanone ntabwo biba buri wese birangiza ikibazo cye, ariko niba icyo navana mu byo uvuze, niba bishaka kongera kubireba, imbogamizi irimo ishobora kuvanwaho ku buryo bitabangamira ibindi, ndibwira ko ibyo birashoboka. Hanyuma icyo kibazo cyawe cy'umuntu ushobora kuba yaratwaye ihoteli yawe, niba ari ibyo bizakurikiranwa bishyireho ku buryo sinzi impamvu byagorana. Ibyo ngibyo nabishize
n'inzego ebyiri, hari abashobora gukurikirana inzego z'umwuga za gisirikare, ariko hari n'abashinzwe ubundi ari ubutabera cyangwa ari abashinzwe by'amahoteli cyangwa ndetse n'akarere. Ako karere ni akahe? ejo bundi visi meya wungirije w'akarere yaradusuye kuri ni hehe? Ni akahe karere? Kicukiro. Ni hano mu mujyi? Hano Kicukiro mu marembo y'Ikibuga umanutse gatoya. Meya wabyumvise? Ukuri kumenyekane, ikibazo kive mu nzira, nta mpamvu ntabwo wigeze ubimenya. Hanyuma se ko bimaze imyaka kuki bitamenyekana? Kuva mu kwa gatatu ku itariki 11 kugeza n'ubu bitamenyekana. Oya, byaramenyekanye. Ejo bundi na visi meya w'akarere yaraje, icyo kibazo yaragitwaye ku karere, ariko ntago n'ubu yaragikemuye se? Ntago yagikemuye. So meya mubikurikirane mu birangiza. Urakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Davis Gatabazi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndi komiseri w'urubyiruko muri Pan African Movement. Ikibazo cyanjye, twese nk'uko tubibona muri ino minsi hari ikibazo cya climate change. Ibipimo by'ubushyuhe biriyongera buri munsi, kandi nanone hari imvura nyinshi, sezoni zirahinduka, ugasanga hari ikibazo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mugira icyo mwatubwira kuri green skills, byaba na ngombwa zikigishwa muri universite kugira ngo tubashe guhanga green jobs, twebwe nk'urubyiruko natwe dutanga umusanzu wacu muri iyi ntambara yo kurwanya imihindagurikire y'ikirere. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Urashaka ko mbivugaho iki ko wabivuze? Ibijyanye n'ihinduka ry'ikirere cyangwa bizana ibintu byinshi bizamura ubushyuhe ku isi hose, hari ngira ngo ibisanzwe ku mpinduka y'isi, ariko noneho ngira ngo ibyo ibinagaragara cyane, hari ibyiyongeraho bituruka ku bikorwa by'abantu bitanajyanye n'ibihe gusa uko bisanzwe bihinduka n'ubundi. Icyo ni icya mbere, bigahera ku ikoreshwa bya za peteroli, ibintu bizana za gas, greenhouse gases, carbon dioxide n'ibindi, ugasanga rero ikoreshwa ryabyo riragenda rizamuka ku isi hose. Ariko noneho hari uburyo bundi bushobora gukoreshwa bumaze kugerwaho buzwi muri science na za tekinoloji. Urugero, udakoresheje peteroli hari ibikoresha imirasire y'izuba. Ubwo kugira ngo habeho ibyo byitwa cyangwa transition, kuva ku mikoreshereze y'ibizamura iriya myuka itera ibyo bibazo, ugana ku bikoreshwa gutanga izo ngufu izo ari zo zose zikenewe, zaba izo gukoresha mu mazu, mu nganda, mu biki, bimaze kugaragara nyine ko hari uburyo bundi bushobora gukoreshwa bugabanya cyangwa se buvanaho iriya myuka ubwabyo. Ibyo rero nabyo bishaka ubumenyi, ariko sayansi igenda itwereka na za tekinoloji zigenda zitwereka ibishoboka.
ndetse bimwe biracyari hasi ntibirashoboka cyane rwose. Hari ibijyanye na za hydrogen, hari ibijyanye na ikoreshwa ry'ibindi bitandukanye, cyangwa gusa gukoresha ibikoresha umuyaga, bikoresha ibi byose bishaka ubumenyi. Rero niba ari na skills wavugaga, naho ho guhera hatanga ubumenyi bugana kuri biriya bikoreshwa bituma kugabanya izo gases bikunda. Ariko hari n'ibindi bisanzwe twishakamo mu buryo bwa buri munsi. Aya mashyamba mureba abantu ndetse rimwe bahukamo bakayatema gusa, icya mbere icyo bayashakira hari ubundi buryo bushobora gukoreshwa bushobora gutuma udatema amashyamba, kandi amashyamba afasha kuvana mu kirere iriya myuka itera buriya bushyuhe cyangwa itera ibindi bibazo bijyanye n'ibihe by'ikirere. Ibi byose bishaka kubimenya. Ibyari bisanzwe bitera iriya myuka nibyo bikunze gukoreshwa cyane mu ishoramari cyangwa ibindi bitanga imari mu gukoresha muri za businesses. Ariko noneho ubu hasigaye hari ishoramari cyangwa businesses bishingiye kuri za tekinoloji na bwa bumenyi by'ukuntu biriya bitazamura iriya myuka bishobora gukoreshwa. Ubu rero niho industries, niho inganda n'ibindi niho bigana. Ibishobora gukoreshwa bikoresheje ibituma bitahindura ikirere cyane. Nk'igihugu rero hari plan dufite, ngira ngo mujya mubikurikirana. Hari ndetse n'ikigo cyashyizweho cyangwa se n'ibigo bitandukanye bikurikirana ibyo, bishobora kwerekana ishoramari rishobora gukorwa kandi bikungukira abantu muri biriya bitazana iriya myuka cyangwa se bidahindura, bitazamura ubushyuhe cyangwa bidahindura imiterere y'ikirere. Ibyo rero ni ikibazo cya inzego zibishinzwe kubimenyekanisha, ndetse bikajya no mu nyigo, bikajya mu masomo, bikavaho bijya mu bikorwa. Icyo gihe ngira ngo niyo nzira, niba ari nabyo urimo ukurikira, ngira ngo ni ukumenyekanisha ibishoboka n'ibiriho n'iby'igihugu cyashyize ku murongo kugira ngo bikurikizwe.